bakoma mukanye murahari hako amashi breaking news aka kanya Leonidas narakubwiye akwiyeguriye Hitimana ikipe y'ingabo z'u Rwanda APR Football Club umwaka utaha w'imikino tugiye kubabwira abakinyi batatu b'abanyarwanda bazayikinira bakinaga mu yandi makipe niko ariko cyane APR muze tubabwire ko bimeze ndakonezerewe cyane ndakunda arimo araseka ya ariko uri kumurira Leonidas arimo araceza muri studio umukinnyi wa mbere uzakinira ikipe ya APR saison itaha w'umunyarwanda Leonidas nuncamo ndakore kubyivugira wamubonye Kanyizo abari kuri YouTube mwamubonye nivugiraga ida wanje uyu muhungu aracyari muto afite imyaka 19 abitwa ba Ernest Nsita Ruzoro wo muri Al Hilal yaramufirinze yaramwumvise hari naho byageze amucenze Ruzoro amusanga hasi amukubita umugeri kubera akajinya uwitwa Fidara araza afata Ruzoro aramujegeza Fidara yashobora Ruzoro imbaraga z'umubiri zano zifite ni umuhungu iyo ari gukata acenga abantu wajyanga arimo arakata amakorosi yo mu ngororero arihuta zigucenga abitwa bandi yo mugabo Code baramwumvise baramufiringa kubera umuvuduko we n'uburyo ari supre iyo yiruka ari yoroshe ukagira ngo ni yako nawe uruka bya nk'amashyaka ya kera ni shashi irimo amazi kuri ako yoroha twajyaho ni abayovu mwarakoze cyane gufasha uyu mwana ukarerera APR ariko by'umwihariko respect kuri Katibito byabuze wamufashije kuzamura impano ye no kwityaza umwana yakindaga Kiyovu Sport agataha irebero mu ntare ubu nta kintu Kiyovu Sport yari kwiya APR mwari Kiyovu Sport APR Kiyovu Sport mu bitekerezeho Kiyovu Sport mukwiye kwifata mukavuga mutereka dufate nibuza envelope ya miliyoni 10 najya kwiha guko byarafashe Kiyovu Sport Rwanda n'igihugu byafashe Kiyovu Sport nayo kujya ku mwanya mwiza ariko se nta yandi makipe h'umwana akagenda akamurera nabi agapfapfana akabikirara akamunwa nta kigenda tubwira undi ntabwo amuvuga se abari kuri FM ntibaramwumva uretse ko oya Nicolas musubizeho je urangaragaza abantu baranze murekereho uyu mupeti ukiri muto abayovu mushimirwe ariko muzamura ikiganza mu musezere muti bye bye warakoze kudufasha yitwa Uwineza Rene n'umukinyi wa APR FC season itaha arakarimbo k'abana ikintu bategereje no kugira ngo bategereje ko Amavubi yahageze nako mukanya yahageze bakeneye ko uyu mwana nimugoroba yoga kwitunganya akajya kubiro ibyo byarangiye ibyo byarangiye arakarimbo kuri tennis arakarimbo abana bajya barimba ngo bye bye ngo na gugu umwana asubiye mu rugo bye ngo na ni byose ko ariko we ne bakarimba gute bavuga ngo ne kure ntago ari ngo Rene ngo n'umunyaruhango burya ariko ni akarimbo k'abana nyine Hussein assalamu alaikum bana barasezewe nyine na tahi wabo cyamanga rero uyu Rene ngo n'umunyaruhango mw'abantu abantu biruhango aba mu ruhango niwo kumye amashimbere amashimbere cyane abantu biruhango umwana natahe ariko nya APR mufate amafaranga kuri ibyo bifaranga mupfupfunyureho mukira abantu za Kiyovu nazo zumve ziti twareze neza Uwineza Rene n'umukinyi wa APR FC muri season itaha uyu mwana navuga ko yabikoreye uyu mwana yakiniye Kiyovu Sport neza muri imyaka 2 hanashimirwe cyane hari ingingo sibura se hari ingingo twa credit oya na wade na wade buriya nge wade niwe wamwintroduije mu buryo bukomeye kuko faze umwaka ukurikiyeho Hitima wagiye gutangira Rene yaramaze kubaka izina yararimenye nge navuga ko ari wade rwose kuko ku ngoma ya wade Kiyovu imanuka uyu mwana witwa Rene yatsinze ibitego 5 aza nasimbura gake gake ariko umwaka urangira Rene ari umukinnyi ase ahubwo ntiyari arimo oya wari urimo ni mutunzi tumva nshaka kwigira ku wundi umwana w'inyarusange sha yageze muri PR uwo n'uwa mbere bamwita Rene tubwira undi umukinnyi wa kabiri Nicolas zamura kakano zamura umukinnyi wa kabiri abo amufite rwose Nicolas kigaragara terekaho namumuhaye abafana ba APR bariteguye kumwakira
bariteguye kumwakira Ida. nimwakira abana mushake za Kigozi umva aperi mushake tuntu dutoya Serelaka harya ibyo bita Serelaka nibyo byikira Serelaka niba hose ega nabo nabana ibikoma ahubwo niti muvuge ndabura Nicolas ihutije mwamubonye kuri YouTube abafana ba aperi mwamubonye umuhungu confirmed ni umwana abantu bayikurikiranaga cyane ikipe yitwa Gicumbi bemeza yuko ari umuhungu ibitego byinshi Gicumbi itsinda bakunda kubimuremeraho mu busanzwe akina ku 10 niyo poste ye Amiri Basing bujwe yitwa Peter Rubuguza ni umukinnyi wa APR FC muri saison itaha Peter hongere hashimirwe Katibito hashimirwa na Juste hashimirwa na Bisengimana Juste akina ku 10 akina ku 10 ni box to box cyangwa ku 10 Rubuguza aratashye Rubuguza nasubiye mu rugo Jean Pierre Rubuguza agiye kubuguza muri aperi cyane kora Gicumbi nayo rekanye isabira udufaranga nayo yakoze akazi narigeze ngo nabyibagirwa nicyo kintu nyigutegeyeho ariko ndi babandi bavuga ko ari abareyo ngewe ibyo ngibyo cyangwa ngo ni abaperi cyangwa ni abayovu uri umunyamakuru pe Gicumbi nimufate udufaranga aperi muvuge muti Gicumbi nta kuntu mutagize Rubuguza wacu muramumuritse bigeze aho tumukenera kandi twabonye yaritwaye neza mugende mubwire uraye neza John boti wafashe umwana neza fata udufaranga cyane uyu mwana n'umuhanga Hitima buriya nkunda umukinnyi ariko buri kiba kibuze ni playing time impano ziba zifite yaragiye abona umwanya ariyerekana arakina ubwo rero kuba APR imutekereje ngo imugarure mu rugo nk'umwana yirereye nibyo agaciro nyine bamutwe dufaranga tangire ahembwe turabisesengura ibindi kanyizo mu isaha umukinnyi wa gatatu idako numva adashaka kumuvuga ndasubira mu ikipe y'Inyamirambo Kanyamirambo ko numva hageramiwe mwarakoze cyane Rucaca mwarakoze cyane kumuha umwanya ariko nawe ntiyawupfushije ubusa umwana w'icyoronge arayariye aturanye na Ida mu karere ka Rulindo abishyoronge ni mu amashyi menshi cyane kuri Uwiyaremye Fidari nawe n'umukinnyi wa APR FC muri saison itaha ninde ufite urutoki rwiza icyoronge kwa Ida isambu yanyu barayiguze Fidari byo ayo mashyi gutanga aguze karitsiyo ayo mashyi uri gutanga umenye ko isambu yanyu igiye Leonidas aba ni abakinnyi batatu ikipe ya APR navuga yuko itaruye ko nabana barerewe mu ntare babaga muri Rubuguza baga muri Gicumbi nk'intizanyo Rene yabaga muri Kiyovu Sport nk'intizanyo hari umwana w'intare Fidari ko bajya bavuga bari barakuze aya ni APR bavuga ko ngo bari barakuze Fidari ni APR cyangwa ni uwinari oya intare se na APR itandukanye wowe ni APR ko ari wa Marina rene wamenya ngo oya ahubwo ngewe Fidari najyaga numva bavuga ko ngo baguze rwose gakondo Kiyovu sinzi byarangiye ko yacutse nyine ko yacutse sinzi ukuntu acukurutse ya Fidari aranshimishije rwose niwe washaka gukomera amashi agiye gusubira kwibe ariko uko byagenda aya bana nibajya kwifatira ku dufaranga urutoki rwo kwa Ida ruragiye ishyamba ryabo riragiye ubwo n'abaturanyi baho ngaho bose aratuguze twese arabaguze icyoronge abagura rwose abana ubu bafite konte muri Zigama ubu ngubu tayari zamaze gufungura Leonida reka mu isacu ya nyuma tuganire ko bagomba kubisikana n'abandi tugomba kubasesengura uko byagenda kose ntabwo uyu nguyu wo muri Gicumbi yitwa ndi ntabwo hagumana na Ramazani birumvikana Ramazani we yambutse kera ntabwo APR nta mukinnyi w'umunyarwanda rirukana oya ndavuga abasengushekerereze abakinnyi rero bashya binjiye muri APR b'abanyarwanda nabo ikindi nabarengerezaho nuko kugeza ubu ngubu nta mukinnyi w'umunyarwanda wundi uzava muri club yo mu Rwanda aza muri APR byarangiye keretse muri aba batatu bafite gahunda yo kongera amasezerano Shimimana Yunus niyo mugabo Claude na Ruboneka Bosco mu gihe hari waba bananiye nibwo batekereza kuzana undi mukinnyi w'umunyarwanda nabanyuze mu zindi club ariko sofa APR nta wundi mukinnyi izagura w'umunyarwanda muri club ngwaze aba nibo batatu ni bande Ida basubiremo Gicumbi siri kwibuka Uwineza Rene Rubuguza Peter
ndetse na Uyaremye Fidari yatsinze bingahe mwatakatari 10 hari 11 icyo kukivana ashaka kugishyira kuri uriya mwana wo muri Etoile confirmed aba n'abakinnyi ba APR mu isa yacu yanyuma utugana ubwo rero tuzagaruka ko bagomba kubisikana n'abantu basore batatu bamaje kwinjira mu ikipe ya APR Football Club gusa nimba Inatare buzahaguma Leonidas agomba gushaka uburyo APR itagomba kuburira abantu umwanya burundu kuko hari ukuntu nguye nashaka kuza akagira nko muri APR ariko nyuma y'umwe agasanga nta mukino n'umwe yatinye bikarangira n'ubundi yongeye gutangira zero. Tuvuga ko tuba dufite abarushanwa makeya ariko hari aho ubona n'abatoza nabo bagira uruhare mu kudafasha abakinnyi bakiri bato bafite mu makipe yabo. Nta kuntu wambwira ngo ikipe ya APR wenda yakinnye nk'umukino w'igikombe cy'amahoro sinzi umukino yigeze gukira turavuga tutariko rero ubu ngubu yakabaye nabanzamo n'abakinnyi batajya babona umwanya ukabona n'ubundi babandi bose uko bakinaga ari 11 abarushyemo no mu mikino wabonaga utakitekeza ko abaruhamo. Ikipe yatsinze Tenseri ibitego 3 kuri kimwe mu mukino ubanza w'igikombe cy'amahoro ibitsindira Rubavu. Umukino wo kwishyura ari nacyo gituma hari igihe usanga n'umukinnyi watekerezaga akavunikira muri wa mukino nduva ari wo Claude yavunikiyemo niyo mugabo Claude amisinga imikino yari igiye gukurikiraho cyane. Ni gute niba wararangije aferi utakinisha wa mukinnyi ukiri mutoya na Robertinho byigeze kumo hari muri Reyo atsinda Rutsiri ibitego 2 kuri kimwe ageze ku mukino wo kwishyura n'ubundi yongera kugaruramo ya kipe bamuhireke varuhamo ba Forenganya ruhamo hari bose kutaha umwanya abandi bakinnyi nabo ngo bakine bo bazakina ryari ko nabo ngabo ukinisha bashobora kuvunika ukababura mu wundi mukino w'ingenzi. Ibyo rero amakipe yacu agira amadefu kugenda kuri ya pressure yo kuvuga ngo imikino yose ni nkindi ngo n'uwagicuti n'uwirushanwa ngo ngomba gutsinda imikino yose ugasanga ibintu byose yababikomeje ku buryo n'umukinnyi runaka abakinnyi bahora ari bamwe cyane. Uwo mukino w'igikombe cy'amahoro uwambwira ukikore natakina uretse gushaka no gusanga kinye no mu hindi mikino ngo akarusha nabo wazanye byose biba binashoboka. Hanyuma ikindi kintu namenye muri APR nuko hari abandi bana bazava mu Ntare bakajya muri APR nka babiri kugira ngo APR yuzuze rya tegeko rya Ferwafa ryuko muri squad ugomba kugira abakinnyi batatu batarengeje imyaka 21. Urumva rero impamvu ari babiri nuko na Renari under 21 hazaza rero abandi babiri ese wa muzamu asanga ari mukuru uramuzamu se burazaguma oya ni muturamzamu ni mutwa wo washaka kurekura ruhamya bombe ndimo gukesha inshuti yanjye Nkunza Emmanuel Ruvuyanga nuko Clement rwose ngo byarangiye noneho ngo arasezeraga burundu noneho nije na Clement makuru nyesha igihe Clement ngo yabonye equipe mu Misiri yasigayeyo equipe y'igihugu yaje warasigaye ngo yabonye equipe rwose igihe.com banditse inkuru wa quoting umunyamakuru Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga umunyamakuru ariko na ubano hafi ya APR cyane inkuru ishimishije ariko mbere ya byose baravuga ngo nije na Clement yumvikanye n'ikipe yo Misiri umunyamakuru wa RBA Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga nizere ko ntageragezwa rihari uba hafi ya APR FC niko igihe bakotinga uba hafi ya APR FC yatangaje ko myugariro nije na Clement yamaze kumvikana n'ikipe ya Ceramica Cleopatra FC yo mu cyiciro cya mbere mu Misiri yongeyeho kuyi mukinnyi agiye gukora ikizamini cy'ubuzima yagitsinda agahabwa amasezerano basi ubu byarangiye. Ceramica Cleopatra mu gihugu cya Misiri ni ikipe ikomeye cyane yabaye ya PFC yabaye ya gatanu muri champion yabaye ya kane izakina Confederation izakina Confederation Cup rwose izakina Confederation Cup Ceramica Cleopatra ayo niyo makuru ikipe y'umuherwe Mohamed M Abdul Al Ayin nyiri Cleopatra Group kabiri. Nyuma yuko numvisha makuru ya Richard ndayishimiye Rayon Sport wabonye ikipe hanze muri Libya ndumva niba ntibeshye tubonye n'inkuru nziza ishimishije ya Clement nababwiye ngo dukeneye bambasaderi no kwiruhutsa kweri dukeneye bambasaderi ntidukeneye abakinnyi batava hano ngo nabahanga turimo kuvugira umugisha yuko ashaka no kwiruhutsa kuri miliyoni 3 na Al-Ittihad wambwira gute champion itagira abakinnyi bagurishwa ngo champion ni nziza oya Bonera arakina neza babishingiraho ibyo ngibyo najya agakina neza bazakenera abandi mu Rwanda Richard nubwo ari umurundi bazavuga ngo yavuye mu Rwanda kujya muri equipe ikomeye nk'intu usigire equipe y'amafaranga ewewe mbega ubwatsi nubwe
oya nibikunda si amafaranga n'ubwato Clement najya gutanga ituro mu ekipe yawe rusengero ntisigara amafaranga atanga ituro ariko ayisigiye ibikombe ariko yaratuje ayisigiye ibikombe yanze kuyisuzugura Hilal ngo ugenda buhoro agira ati ugenda buhoro agerayo ugenda buhoro agerayo neza ngira ngo babivuga mu kubera ko iyo yihutira twavuga ko hari Hilal ari nziza ariko nayo ni nziza irutiye Seramika iyo irutiye Seramika ahubwo shampiyona ariko shampiyona ya Misiri ni shampiyona batari gukinira hanze intego za Clement azigezeho azajya ahura na ndashaka shampiyona ikomeye mwiri kumwataka wa Pyramide witwa Fragile Kai umunyafrika y'Epfo wazaga mu Rwanda ajya cyane Fragile Kai niwe yatashyira niho hari mbese Kai Fragile umunyafrika y'Epfo umeze nk'umuzungu yambara umutuku n'umukara Seramika Cleopatra iba mu ntara bita Giza mujyi wa Giza mu mujyi wa Giza niho haba za piramide buriya se hari umujyi witwa Giza hanze Giza ni nziko Kairo oya umujyi witwa Giza usohoka mu mujyi Kairo hari ahantu ngo hari igice cyitwa Giza Giza nyine cyangwa Giza iri hafi ya Giza niwe mujyi wa gatatu munini mu gihugu Giza njye nanahageze niho haba n'ubunigiro bwa Suez nanahageze tujye kwagura imyenda amakositimu cyane yaba amakositimu meza cyane muri mall yitwa Morshid Mall none se ubunigo harya ubunigiro bwa Suez singira mu rwa Nili singira ni Kairo oya Giza ni umujyi kwawo Giza ni umujyi wa gatatu ukomeye ngo Giza ngo iri muri Kairo usohoka muri Kairo ukabona kujya Giza ko Kairo ni nini cyane Giza nibamo za piramide do Giza izi piramide tubona zitwa piramide do Giza izo mujyi witwa Giza yaba n'ubunigiro bwa Kanari haca umugezi wa Nili ruzi rwa Nili gira nitwa ari muri Kairo rikare kusohokamo urumva ni igice bita ngo ni metropolitan area bita ngo ni Greater Cairo nuvuga ngo hari umujyi wa Cairo hari n'icyo bita Greater Cairo nko bwa Kigali na Kigali ngari kera ahubwo rata nuvuga ngo ntabwo umuntu yibeshye ariko ntabwo ari umujyi wa Cairo ngo Cairo akunda kujyayo cyane yarambwa ati Cairo ni nini cyane ati nko kugira ngo ugere Giza ugere na Rikari n'ubushize babikubwiye kujya ahantu federasiyo iri Cairo maze ari umujyi wa mbere muri Afurika munini Cairo uratuwe ahubwo banze ari kuba utuwe ariko n'ubugari bwawo hari munini cyane n'umujyi mugari uyu rero Giza ni umujyi kwawo ariko uri muri Cairo ngari ni nka Kigali ngari ya Kigali kuri telefone nawe uze mvugana na Kwizigira Nyagasambu ni Kigali nawe mvugana na Senior Kwizigira aho yari muri New Cairo kunyereka muri Cairo babubatse undi mujyi mu apartment nk'ibihumbi 10 bita New Cairo mana Nyagatsi none se ari amapiramide abahe muri Giza mu mujyi wa Giza Giza ariko iri muri Greater Cairo ni metropolitan city ukwayo muri imijyi harigira n'amabendera ukwayo urumva na guverinora donc na guverineri w'umujyi ukwayo rwose za piramide ngizi yazanye umujyi wose wa Cairo cyangwa katurebe oya iyi ni umujyi wose wa Cairo n'udushe twawo oya naduha ikarita ya Misiri noneho turebe n'imijyi iyi ni Cairo Cairo bwayazanye Cairo n'udushe twa Cairo niho birebera neza ni naho hari rero uruzi rwa Nili rwambukanya Old Cairo iyi ni Nili yambukanyamo rero Greater Cairo urumva ni Cairo ngari irimo n'imijyi yazagiza ibice by'imijyi yazagiza n'indi mijyi urabona hasi ni Greater Cairo Giza iri ku ruhande aha dore noneho ikarita yose reba ikarita yose Misiri imijyi noneho ukazamuka Giza ngiyi ariko noneho ikaba iri muri Cairo niyo nini iri muri Greater Cairo hari Cairo y'umujyi na Greater Cairo navuga se ni nk'iki nkuko babyumve nkuko twavuga Kigali ngari nabyumvise niyo mpamvu nakubwiye ngo Nyagasambu igice kimwe kiri muri Kigali ikindi kiri muri Rwamagana ariko buriya Nyagasambu nyifata nk'ikigali yose binashobotse Kigali bayagura ariko roze rwa Nili rugari pe Clement nigena muri champion w'umupira w'amaguru mu gihugu cya Misiri amakuru ni meza cyane Clement azahava ajya muri za Premier abazongera kwicara mu Mavubi koko ikintu cyiza gishimisha abazongera kwicara mu Mavubi nkeneye kumva inkuru ya Watara Yunus nawe biravugwa ko nkeneye abakinnyi b'Abanyarwanda naruboneka ariko yakagombye gusohoka igihe cyabo rwose cyarageze
atagifite byaba ari ikibazo. Iryo haturi umuntu gusohoka anyuzwe. Ruboneka na Claude anyuzwe n'iki nabo bakwiriye gusohoka tipe irakize kandi bakajya kure. tipe irakize ya Cleopatra n'umuherwe n'iy'umuherwe ni ya Cleopatra Group, ni ya Cleopatra Group kabisa. Urumva icyo tuvuga reka dukeneye kumva n'inkuru ikipe ishaka Ruboneka, dukeneye kumva inkuru ikipe ishaka Claude niyo mugabo. Ariko dukeneye aba bakinnyi b'Abanyarwanda nta kintu batarakora muri APR, ntacyo batatwara, icyo bashoboye gukora baragikoze. Yunus atwaye ibikombe bibiri bya shampiyona ntibabyumva, ndavuga ngo icyo nta kintu APR itegereje kuri Ruboneka cyangwa Claude, ntacyo. Claude ageze muri APR 2019 ni imyaka 7 ikiri n'igikiza na Yunus rega nicyo gihe imikombe 7 bya shampiyona bose barabitwaye. Nta ni igikiza ntacyo, nawo ngo abo bakinnyi niyo bataguzwe hanze ushatse bana barekura rwose, ariko abantu ntibabyumva ngo urabona ngo nibo Abanyarwanda beza, nicyo kibabeshya. Kagimbura ndamwemereka, aho bavuye nta bandi bahari. Kagimbura ndamwemeye, ntago ari nje muvuze, si umushakira akazi se. Kagimbura rero nuwo gutinywa kutamuvuga, si umushakira akazi. Mwaimbwe hanga ko ari gushakira ikipe. Karenzi yatubwiye ko bwasinyaga yongera amasezerano Kagimbura amujyanye ajya gusinyura ariko anasinya yongera bamwongerera amafaranga muri APR niwe yamusabiye. Ariko agiye neza, agiye ntarwa asera, agiye atarivumbuye. Clement avuye muri Rwanda Premier League, agiye yatangaje imbere y'itangazamakuru avuga nk'umuntu w'umugabo ko kumva azi icyo avuga, azi icyo kureka, azi uko ibintu byose agomba kubipanga. Clement imbere y'itangazamakuru amubaje ngo ahazaza hawe ni hehe, ati ibiganiro biracyarimo muzabibona mu minsi iri imbere. Clement agomba kuba umudefanseri ubanza muri ekipe y'igihugu. Manzi Thierry no kujya kuri bench. Manzi Thierry byaranze ubu ngubu kuko avuye muri PRS. Oya agiye muri shampiyona ya mbere muri Afrika. Reka azakina. Oya agomba gukina. Clement nadakina nyine ugazabaye flop. Gukina ni kimwe, adakina ntabwo yakina ekipe y'igihugu. Adakina ntabwo yakina ekipe y'igihugu. Wibimbaza ibi namunani akagaruka, ibyo ntibindeba mbere ya byose kuba yagezeyo n'amafaranga. Ariko agomba kutabanza mu kipe y'igihugu. Si amafaranga n'ubwatsi yayabonye amafaranga. Sinubwo umuntu ajya avuga ngo so amafaranga n'ubwatsi. Yayabonye hano yayabonye. Erega ni free agent. Clement icyambere kinshimishije shampiyona agiyemo ya mbere muri Afrika, icya kabiri guhatana ni icya kabiri. Ariko inkuru ivuga ngo umukinnyi wa PRFC nigena Clement yabonye ikipe mu Misiri. Tugeza abakinnyi babiri bakina muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Misiri. Nigena Clement Sarameka Cleopatra nibananire bakagaruka, nta rubanza mfitanye nabo ko ari Masiri zasohoka. Ariko oya yasoje ku mwanya wa gatatu. Ntabwo izasohoka. Twaye igikombe cy'igihugu cup, sizi igikombe cyo mu Rwanda. Nose bazasohora amakipe atanu. Bivuze ngo rero Sarameka ntabwo izasohoka. Buretse ari Masiri igikombe. Misiri na za Tanzania basohora ikipe mbere ya byose 3. Ya mbere ni ya kabiri Champions League, ni ya gatatu Confederation. Ya kane rero niba hari watwaye igikombe nashaka wa 20 arasohoka. Niba Al Masry yatwaye igikombe ko hari igikombe cyo mu yatwaye Al Masry, ariko hari yaragitwaye cyangwa aratsinzwe kuri finale yaragitwaye kuko Al Masry yari yasoje ku mwanya wa 5 inyuma Ceramica muri ya mikino ya playoffs bakinnye. Pyramide ari ya mbere, no Zamalek ari ya mbere, Pyramide ari ya kabiri, Al Ahly ari ya gatatu, Ceramica ari ya kane, Masry yabaye yatsinze ibitego 3-0 itsinda NPPA. Al Masry zasohoka, Ceramica zasigara. Twitsinze 3-0, Ceramica Cleopatra ni zasigara. Ariko kugateye 3-0. Ntabwo rero Clement azasohoka, hazasohoka Casemiro n'ubundi. Egypt League Cup bagitwara igikombe cy'igihugu, ekipe ya kane itubura umwanya, hagasohoka ekipe atwaye igikombe cy'igihugu. Ba Casemiro baratsinze itsinze 3-0 rwose. Ubwo rero abakunzi ba PRFC Clement azasigare ku rugo, amenyere, abanza amenyere shampiyona. Abanza amenyere. Clement ni umukinnyi mwiza, nta pressure amenyere muri shampiyona. Ikintu twaza twibazaho banshubije, gatandatu wa Kiyovu yitwa Yakubu. Okay. Ngo ni mwiza cyane. Yakubu umuntu yanditse nabi ngo bamwita si Kinyarwanda. Yitwa Yakubu. Oya shaka Clement tumuhinda boze
finalmente niko bavuga mu gitaliyani Clement arasohotse acitse imigozi ya kandi Rastaman noneho impamvu anatwemeje twese yari yaramuhambiriye urabona ariruhukije ngo Rastaman ngo yanyuriye ngo ntazava muri aperi yazaduhaye aperi operasiyo noneho ko asohotse inde Clement ariko n'umunyabwanga ntabwo yayiduha aracecetse cyane Clement aratuje cyane kuri amwana operasiyo nawe imushirishamo jewe ndashaka nicyo cy'ubuzima n'umuntu yatsinze ntibavuga ngo umutima uratera nabi ngo ibi n'ibi oya akeneye kugaruka yasinye akeneye kugaruka mu Rwanda yasinye ko hari igihe bakubita ibipimo bakavuga ati ntabwo ahumeka neza ngo uyu munsi nibwo arakora ikizamini cy'ubuzima ntabwo ari igerageza ikizamini cy'ubuzima ni bake cyane imiterere y'umutima kenshi niyo iba ari ikibazo cyane kabisa. Mbere yuko twinjira mu ikipe ya mbere ikunzwe hano ku butaka bw'u Rwanda, ikipe ya mbere ifite abafana benshi, hari ikindi se mufite cyo kuvuga muri Piara? Okay, bavuga ko nabira amahera Bedi yasigaye ngo ari gushaka equipe. Uyu bura ntago bari kwishaka ahubwo abayenda gusigira nk'imwe muri zo, ariko ubwo basigaye yo abayayibonye ndamwemera kurira amafaranga, ariko aziguha nakorera amafaranga umujena yakorera arya ni agent we nayabika n'umwarabu ndamwemera cyane, umwarabu mentalite Abeda afite n'umukinnyi ufite mentalite yo nta bandi bakinnyi b'abanyarwanda benshi bayifite. Arega we yarambwiye si ubuhanga bwe tagira kubeshya professionnel, ariko umukinnyi n'umunyamwuga, ariko nibura afite abajyanama beza, n'ubu ari umunyamwuga oye se abajyanama n'umunyaburayi umuwaja we cyane dukina cyane 2018 Abedi yabanzagamo ndumva niba arabanzaga niba arasimburaga sinibuka match irangiye umuzungu aramuhamagara aramubwira ati ndashaka kuguhagararira giye ngurisha abakinnyi urabyemera? Abedi umwana akinaga mu Rwanda n'urusha abana aravuga ati nta kibazo guhera icyo gihe niba iki kipe batandukanye bugiye mu Rwanda nzaguhamagara nkubwira aho ugiye. Igihe ajya Zambia ni wari wamujyanyeyo abafite